Murabizi rero mu minsi ishize hano muri Nyabugogo, murabizi rero ko Nyabugogo ariho hantu hakunda guhurira abantu benshi cyane baba baturutse mu bice bigiye bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero habereye impanuka ikomeye yaje gukomerekeramo abantu bagiye batandukanye ndetse iza no kwangiza byinshi. Yari ikozwe n'imodoka y'ikigo cya Volcan ikoresha amashanyarazi. Rero kuri ubu ngubu nanone mu muhanda uva Kigali ujya i Muhanga nanone habereye impanuka ikomeye cyane nanone ikozwe n'iyi modoka ya Volcan ikoresha amashanyarazi. Ahubwo ubu ngubu wahita wibaza ati ese kubera iki zino modoka z'amashanyarazi zisigaye zikora impanuka za hato na hato? Ikindi kandi uraza kugenda usobanukirwa ibyo abaturage biboneye amaso ku maso ku cyaba cyatumye iyi mpanuka yongera ikaba. Ese ubuyobozi bwo bwaba bwatangaje iki? Ese polisi y'u Rwanda yo yaba yatangaje iki? Byose rero ibyo urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira muri aya makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'iyi nkuru yacu irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, byose birimo biragenda bigaruka kuri iyi mpanuka ibereye hano ku muhanda uva Kigali ujya Muhanga. Niho rero habereye impanuka ya bisi y'ikigo cya Volcan ikoresha amashanyarazi yabereye mu muhanda Kigali Muhanga ku Kivumu mu murenge wa Cyeza mu karere ka Muhanga. Ni impanuka kandi yabaye ku mugoroba ku itariki ya 18 Kamena 2025. Iyi mpanuka rero nk'uko twatangiye inkuru yacu tubivuga ije nyuma y'uko ikurikira indi yo mu bwoko yo muri buriya bwoko iherutse gukorera impanuka muri gare ya Nyabugogo ikomerekeramo abantu, ndetse icyo gihe yaje no kwangiza ibintu byinshi cyane. Murabizi rero ko iyo modoka icyo gihe yagonze urukuta rugwira abantu. Murumva rero ko zino modoka zirimo ziragenda zikora impanuka za hato na hato. Babonye rero iyi mpanuka bagiye batangaza nk'uwagize ati iyi mpanuka rwose ibereye hano ku muhanda uva Kigali werekeza i Muhanga, rwose ni impanuka twiboneye amaso ku yandi. Rwose wabonaga ko umushoferi yari afite umuvuduko ukabije. Hari n'undi uvuga ati nge zino modoka ntabwo wapfa kumenya impamvu zirimo ziragenda zikora impanuka, ati natwe biba byadutunguye. Hari nk'undi wagize ati zino modoka bazazikorere control technique barebe niba koko nta kibazo ubwazo zifitemo, kuko n'ubundi nibatareba ikibazo zino modoka zaba zifite zazamara abantu. Hari n'undi nawe wagize ati nukuri zino modoka natwe zaratuyobeye impamvu zirimo ziragenda zikora impanuka za hato na hato. Si rimwe si kabiri polisi y'u Rwanda ndetse n'izindi nzego zigiye zitandukanye zihora zigira inama abatwara ibinyabiziga kwigengesera mu gihe utwaye ikinyabiziga cyawe, wirinda umuvuduko ukabije, wirinda gucuranga radiyo, kongeza volume, nyine gukorera ikinyabiziga cyawe to control technique. Ni ibintu byinshi cyane polisi y'u Rwanda ihora igira inama abantu benshi cyane batwara ibinyabiziga, kuko nyine ibyo byose utabyubahirije ni kwa kundi nyine wisanga wakoze impanuka, kandi ukoze impanuka nyine irakwangiza kandi ikanangiza n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Rero iyi mpanuka namwe murimo muragenda muyibona ku mafoto, murimo muragenda mubona aka video karimo karagenda gacirira gasarakara ku mbuga nkoranyambaga. Urabona nyine ko iyi modoka yangiritse bikomeye cyane. Rero ni ukureba icyakorwa kugira ngo nyine zino mpanuka zo mu kigo cya Volcan nyine zikoresha amashanyarazi ko bareba icyaba kirimo kiratuma zino mpanuka zigenda ziba umusubirizo. Reka rero natwe dusoreze hano n'iyi nkuru, ahubwo turakomeza tuyibakurikirane, turaza kuza kumenya icyaba cyateye impanuka. Ikindi kandi nacyo turaza kuza kugenda tubamenyera ese ni bande baba bayikomerekeye mu byinshi. Rero turaza kubigaruka mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ntiwibuke kandi kugenda utaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora, haba ari ikitugira inama y'ibyo tugomba guhindura mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Kandi munibuke kureba munsi y'aya makuru murabona ijambo subscribe cyangwa se abone, mukandeho n'akazogera kaza nakoremo gasige
nako mugakandeho, icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya muba aba mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe byo muba murimo byose bigiye bitandukanye.